Shalom shalom bene data sabaho umugisha mwinshi cyane nagira ngo tuganire akanya gato ijambo ry'Imana na cyane cyane tuvuge ku mbaraga ziri mu izina rya Yesu Kristo. Nagira ngo mbibutse bimwe mu bigaragaza ahantu Kristo ari nuko hagomba kugaragazwa imbaraga z'Imana. Yesu yaje mu isi kugira ngo aruhure abantu bari barushe, abantu bari baremerewe n'ibyaha, baremerewe n'ubugwayi, baremerewe n'ibibazo bitandukanye, ariko Yesu araza kugira ngo abereke ko afite ubutware n'imbaraga zo kubakiza ibyo byose. Rero uyu Kristo tuvuga ni ukuri, agomba gukorera muri twebwe ibimenyetso n'ibitangaza. Ntangazwa n'abantu babona imbaraga z'Imana ziri gukorera mu bantu bakazitira Satani. Yewe niba Satani anafite n'izo mbaraga, ibyo nibye kumenya, ariko twebwe nk'abana b'Imana, twebwe nk'abakristo dukwiriye gusobanukirwa ko uyu Yesu tuvuga ni umunyembaraga. Impamvu ibitangaza bitari gukorwa cyane nuko abantu ntabwo turi kwizera imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Reka nkwereke akantu gatonya. Ijambo ry'Imana avuga muri Luka igice cya 7, n'igihe Yohana yaratumye abigishwa be, abatumye kuri Yesu ngo bamubaze niba ari we waje cyangwa se hari undi bakwiriye gutegereza. Yohana 7:18 nakusori Luka igice cya 7:18 biraba ngo nuko abigishwa ba Yohana bamutekereza ibyo byose. Yohana ahamagara babiri muri bo abatumwa ku mwami Yesu ati, mbese niwe wa undi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Dore ibyabaye rero, ngo basohoye kuri Yesu baramubwira bati, Yohana umubatiza akudutumyeho ngo ni wewe wa undi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi. Bibiliya avuga kuri 21 ngo nuko muri uwo mwanya, haleluya, ngo akiza benshi indwara n'ibyago n'abadayimoni n'impumi nyinshi arazihumura. Arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahigwa uwo ibyanjye bitazatsitaza. Ngaho Yohana yarakeneye kumenya niba Yesu uhari uri kuvugwa mu mujyi ari we waje, ari we bakwiriye kwizera. Yesu ntabwo yahise abasubiza ngo yego ni jewe, ahubwo yahise akora ibitangaza. Arangije arababwira mugende mubwire Yohana ngo ibipfamatwi birumva, impumyi zirahumuka, ibitangaza biri gukorwa, kuko Yohana yari afite amakuru y'ibyo Yesu yagombaga gukora. Mwibuke niwe wari waravuze ngo uyu niwe mwagazi w'intama ubabarira ibyaha by'abari mu isi. Yohana yarasobanukiwe imbaraga ziri mu izina rya Yesu, yarasobanukiwe ubutware, yarasobanukiwe ubushobozi Yesu afite. Niyo mpamvu kugira ngo Yohana amenye neza ko ari Yesu wagombaga kuza, Yesu yakoze ibitangaza, abyereka abigishwa ba Yohana, arababwira ngo nimugende mumubwire ibyo mwabonye n'ibyo mwumvishe n'amatwi yanyu. Igihe kirageze bene data, ubwo abakristo, ubwo abakozi b'Imana twongera kwakira imbaraga z'Imana, twongera kwizera imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Dutangire gusengera abantu, dusengere ibipfamatwi byumve, dusengere impumyi zihumuke, ibirema bihaguruke, abantu bapfuye bazuke. Umva, ubuzima bw'abantu bwongere buhembuke, ubutumwa bwiza buvugwe, ariko imbaraga z'Imana zigaragare mu buzima bwacu. Mureke kwitirira Satani ko ari ufite ibitangaza, ari ukora ibitangaza. Ibyo twe ntago tubyitayeho, ariko imbaraga z'Imana zagiye he? Imbaraga zikorera mu bizera zagiye he? Mureke twongere duhaguruke mu bubyutse, duhaguruke mu mwuka wera, ahubwo ibitangaza bikwiriye gukorwa mu izina rya Yesu. Intumwa za Yesu, intumwa ba Petero, ba Paulo, bari bafite imbaraga z'Imana zidasanzwe. Imana yabakoreshaga ibitangaza bikomeye. Iki ni igihe ububyutse bukwiriye kongera kugaruka mu bakozi b'Imana, mu itorero rya Kristo. Abantu bakabona Imana, abantu bagwaye za kanseri, abantu bagwaye za diabete, abantu bagwaye ingwara zitandukanye. Kandi tuvuga ngo Yesu afite ubutware, afite imbaraga, kuki tutari gukoresha imbaraga ziri mu izina rya Yesu? N'abantu Imana itangiye gukoresha tubitirira Satani. Mugarukiriza aho ngaho, ahubwo mureke dushake
imbaraga z'Imana, dushake amavuta, dushake imbaraga za Kristo zikorere muri twebwe. Ndatangazwa n'abakozi b'Imana babona imbaraga z'Imana ziri gukora bakazitirira Satani, kandi abo babivuga nta mbaraga z'Imana bafite muri bo, bameze nk'abafarisayo babonye Yesu ari gukora ibitangaza bakabyitirira Satani. Mugarukirizaho, mushake Imana, muze dusenge, Imana idukoreshe ibitangaza, Imana ihindura amateka y'abantu. Abantu bararushe, abantu bararemerewe, abadayimoni birirwa bakubita abantu, abazimu birirwa baniga abantu. Abakozi b'Imana, mureke duhaguruke mu mbaraga ziri mu izina rya Yesu, tuzikoreshe mwitinya, duhamye Kristo, dusengera abantu, twirukane dayimoni, twirukane abazimu, twirukane ingwara. Ibyo byose Yesu yarabiduhaye. Ntabwo ushobora kuba umukozi w'Imana udafite imbaraga z'Imana muri wowe. Ntabwo ushobora kuba umukristo udafite imbaraga z'Imana muri wowe. Oya, abakristo dukwiriye guhagarara mu butware duhabwa n'ijuru, tugasenga, ibitangaza bigakoreka, abantu bakizera imbaraga z'Imana, abantu bakizera Yesu. Yesu nawe yegeze kuvuga ijambo aravuga ngo niba mutabasha kwizera kubw'amagambo mbabwira, mwizere kubw'ibitangaza, mwizere kubw'ibikorwa biri gukorwa. Igihe kirageze aho itorero rya Kristo ryongera guhaguruka mu mbaraga z'Imana, tugakoreshwa n'Imana ibitangaza. Mwuka wera arahari, Imana irahari, Yesu aracakiza, Yesu aracabohora, Yesu aracahindura amateka, Yesu aracabikora ibyo bintu byose. Mureke duhaguruke mu mbaraga z'Imana. Yesu abagirire neza, Mwuka wera dukoresha iby'ubutware kugira ngo abantu bizere izina ry'Imana. Yesu abaho umugisha kandi Yesu abagirire neza. Shalom shalom.